Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Murakoze, ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza, ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nkakomeye. Nyuma yaho uyu mukanya tugeza aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze ko byasaga nk'ibiteye ubwoba. Impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri butsindura urugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho? Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari science ngo muri science nararebaga nkasanga turi butsinde, cyangwa ntabwo ari, it's not anything. Ntabwo nta kintu cyari gihari cya twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo natsinda ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko na bimwe uko abantu babitekerezaga cyangwa babyifuzaga bigomba kugenda siko byagenze. Kuri bimwe hirya no hino, ariko ibyo mvuga byo kuvuga ngo twari ahantu uvuga uti bya bintu natangiriyeho kugira ngo wenda nabivuze mu Cyongereza mbivuga mu Kinyarwanda, aho uvuga uti ariko aho ndi ibindi imbere ngomba guhangana nabyo. Mfite uburyo bungana iki kugira ngo nkore kimwe cyangwa nkore ikindi, ariko ukaba ufite ibintu bibiri gusa, kuvuga ngo either ndabihunga nigendera nkiza amagara yanjye, kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo, n'ubu barakiruka ntibaragaruka. Ibyo babikora. Ikindi ni ukuvuga ngo oya, ntabwo ndi bugenze ibyo narwaniraga, n'ubundi ni ukuri kwanjye, ngomba kubikomeza ni nabizera mbizire. Ni ibintu bibiri rero, yezo urahunga cyangwa urasigara uhangane n'ikibazo. Ibi byo guhangana n'ikibazo byari mu bantu benshi, nicyo cyiza cyabyo, byari mu Banyarwanda benshi, ntabwo bari bake. Abahunze ngira ngo nibo bake kurusha basigaye bahanganye n'ibibazo. Muri uko guhangana rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha rero ubwenge, noneho gukoresha ubwenge. Ese uhangana n'ibibazo ute? Guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge, bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite, n'icyo uzi ku mwanzi, n'uburyo bwo gukoresha kugira ngo utsinda ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi, cyangwa utsinda urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose. Nta kindi cyizere, nta kintu cyari gihari cyaha umuntu uwo ari we wese. Yewe n'abatsinzwe banza batari bazi ko bazatsindwa, babaga bazi ko ni leta, bafite ibyangombwa byose, bumvaga bari aho. Twebwe bitaga inyenzi, bazatunyura hejuru gusa bakagenda. Natwe kubera aho twavaga nuko twari tumeze n'ubushobozi
butari buhagije twari dufite usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora warabikoraga ariko nta garanti nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho ariko wagomba kurwana niwe kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari imbere yawe warebaga wakoresha gusa so ntazagira ukubeshya ngo ibyo twita intsinzi ngo barayirebaga barayirwaniye bayigeraho ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavugwa n'utari uhari. Urakoze cyane. Yes, dufite ikindi kibazo adufashe na microphone kuri Eric yashize ukuboko kare. Thank you, Excellency. Amazina nitwa Nishimwe Naomi, and I'm one of the content creators here in Rwanda. I think I've also seen you many times. Yes, I'm so happy to be sitting right in front of you and next to the First Lady. My question is, what to get into Zabinari? It goes. And some of us here are making livings through social media. Nigute twabinere mu gihe twamenye gusa amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu. What are the steps? Thank you. Good. First of all, it is to know the story. No kumenya, ugomba kumenya nibyo wasanze ari byiza, muracyari bato nyine bimwe mugenda mubyumva, ariko mukwiriye kubyumva, mukwiriye no kubimenya, mukamenya ngo ibi byiza ntabwo ari uko byari bimeze imyaka 30 ishize. Then the question is, byagenze gute kugira ngo tube dufite ibi byiza? Immediately also what kicks in, kiza noneho mu mutwe wawe, ni ukuvuga ngo ariko ko dufite aya mateka asatya kandi twaba dufite ibi byiza bimeze gutya, ariya mateka mabi yazagaruka. So noneho igikurikiraho ni ukurinda ibyo byiza ufite. Kubirinda gute rero? Hari uburyo bwinshi. Kubirinda even by shaping the opinion, facts, evidence and explanation. Hakuba ngo ikintu ni cyiza, umbaje uti ni kuki ari cyiza, nabikubwira. I will give you evidence, I will give you a fact, I will give you why I believe which kintu ni cyiza. So mu byo mukora rero nyine naho ngaho, iyo byageze ahandi, iyo nanone usubira mu mateka ukareba mu mateka, turn pages ukareba, ntabwo ibyiza byikora, ntabwo ibyiza biva muri opinion gusa ngo irushya. No mu opinion hari intambara nabyo, buri munsi you wake up ready for a fight of some kind, right? Yes. Numvuga nabi, niyo waba utavuze igihugu nabi, numvuga nabi turahangana, ndakubaza impamvu mvuga nabi kandi ngiye numva. Izindi ntambara zibaho ni izisanzwe, iz'amasasu noneho zirimo no kubura ubuzima, ibyo nabyo ntawe ubihejwemo. Ibyo nabyo hari ababyitabira so nibyo rero cyambere, ariko byose bihera ku mutima wawe n'ubwenge bwawe n'ukuntu utekereza na precisely nka bya muzabimbwa muzabintari. Ni ukuvuga ngo kubimbwa ni ukubaho utagira opinion, utagira umuntu yagutuka uti amusore akaba ari we apologizing. No,
should be the one to apologize, not me. So kuba intare bivuga ari ino guhangana n'ikibazo cyaba icyawe ku giti cyawe, cyaba icy'umuryango wawe, cyaba icy'igihugu ukakigira icyawe. You want to nibura gutanga umusanzu mu kuyikemura. Murakoze cyane, Your Excellency. Turafata the bonus question mwaduhaye.